ngo mbere yo kuvuga bwigenge nanavuga n'ubukoroni. Uburayi bwakoronije Afurika ku mpamvu z'inyungu zabo, navuga z'ingenzi n'ebyiri: kubona ibintu byabo bari butware mu nganda z'iwabo no kubona isoko bari bugurisha ibyavuye muri za nganda. 1984 nibwo nyine banicaye baragabana, nta munyafurika uhari. Kavuga bati umudage azajyaho, umwongereza azajyaho, umubirigi azajyaho n'ibintu nk'ibyo. Birumvikana ntabwo bategetse Afurika ku nyungu z'abanyafurika, ntibanategetse Afurika yuko abanyafurika bari babatumiye ngo baze babategeke. Byari ngombwa rero ko hakomeza haba inkubiri yo gushaka kwigobotora ubwo butegetsi, habanza kuba kuburwanya mu ntege nke yuko barushwaga imbunda, barushwa na tekinoloji n'ibintu nk'ibyo n'ifaranga. Mu Rwanda tuzi nka Musinga ukuntu yagerageje, ariko icyerezo bakamurusha imbaraga, bakamutanya. Kugira ngo bayobore rero bakoresheje nanone ingingo bari bumvikanyeho bose. Icya mbere, gusenya imyemerere y'abanyafurika ibahuza. Icya kabiri, kubatanya kugira ngo bagire imbaraga nkeya, batazaba ejo n'ejo bundi batazabahuriraho bakabirukana. Icya gatatu, guhora iteka babasuzuguye, kwerekana yuko batareshya mu buntu. Byihuse rero bigana mu nyuma y'intambara y'isi ya kabiri, abanyafurika benshi bari batangiye kugira ubujijuke kubera amashuri bize, kubera yuko bagiye iwabo, mbese bagasanga ka gasuzuguro k'ubusumbane atari byo. Ariko haza n'ikindi cy'ingenzi gikomeye: Amerika yarangije intambara y'isi ya kabiri ariyo iyobora isi, kandi kubera ubukungu bw'isi bwabaga bushaka gucuruza, Amerika yo ntabwo yari ifite ubukoroni icuruza nabo. Nibwo bavuze bati ubukoroni bukwiriye kuvaho kugira ngo habe gucuruza aho umuntu wese yishakiye, free trade. Abirabura rero cyane cyane Pan Africans muri 1945 bayifatiraho, ati ubwo tubonye ikidushyigikira reka dusunike turebe ko twagira ubwigenge. Nihuse rero uko guharanira ubwigenge kwagiye gutandukana mu bihugu bitandukanye bitewe ko byari hari abakorana n'Abafaransa, Abadage, n'Abongereza, n'Ababiligi, n'Abaportugal. Abari bafite ahandi badafite bashingira bagize ingingimira baratinda cyane nk'Abaportugal. Ibyo byarangiye ejo bundi ahangaza Angola, Mozambique nk'ibyo. Nk'Abongereza nk'abafasha kugira ngo bave mu bukoloni ariko bakomeze nanone bayoborwa nabo. Abafaransa bati murava mu bukoloni ariko murakomeza mushamikiye kuri twe. Ababiligi barahanyanyaza baganisha ku kwanga, cyane cyane bashakisha uko bateranya abanyagihugu, bavuga ati abifuza yuko ubwigenge buza tubahashye, tugumane n'abatabyifuza, cyangwa ababyifuza cyane tubice, nk'ibya Rumumba babonye, bya Rwagasore, ba Rudahigwa. Niyo mpamvu navuga ngo kuri Afurika ubwigenge bwabonetse mu buryo budasa hose, ariko icy'ingenzi ni uko ishyezo bwabonetse, abantu bakitwa ko twigenga mu rwego rwa politike ariko tukiyoborwa. Muri 1960 habaye indi nama mu Bwongereza, baravuga bati ntidukwiriye guhanyanyaza nk'uko bavuga ngo inkubiri y'impinduramatwara muri Afurika yabayeho, the wind of change yabaye, tubyihorere, ahubwo muze tugende ko tuzakomeza tubayobora, tuzakomeza tubayobora muri politike ari uko bayoboreshwa ingengabitekerezo zacu. Nkoresha ingengabitekerezo umurongo munini, mbese nk'uvuga ngo amahame mpuzamahanga ni aya ngaya, uvuga ngo ugendeye ku muco wabo. Tuzabategekesha yuko bazajya bayoborwa n'uwo dushaka, uwo tudashaka turebe ko tumukuyeho. Icya kabiri,
ni gutangira gushyiraho imfashanyo. Tuzabafata ku bukungu kugira ngo dukomeze tubaremaze bajye iteka ari twe bareba yuko bazashingiraho. Icya gatatu rero bati ntituzabaha kumvikana, tuzajya duhora tubasopanya kugira ngo bose bazagira imbaraga nkeya, akaba ari ibyo. Iyo twibuka rero ubwigenge bwacu, icya mbere turavuga ngo ni byiza noneho nibura ntabwo tugifite undi dukesha kuvuga ngo ibibi n'ibyiza niwe, mbese twambitse ubusa nitwe bireba. Ariko tukibuka yuko muri za nyungu zabo baduteje amakuba, bwa bwigenge nyakuri ntibuboneke. Muri nyungu zabo noneho batuziritseho umugozi w'imfashanyo. Icyo nanibagiwe gikomeye cyane, iyi globalization, imiyoborere y'isi iyoborwa n'amategeko bishyiriyeho, mwebwe mutari muhari cyangwa niyo muhari mudafite ijambo. Icyo gihe nanone byose biba bijyana mu nyungu zabo. Niko twibuka rero ubu bwigenge burahari, buraduha umusingi wo kuvuga ngo natwe twagira ubwigenge nyabwo. Ubwo rero ni inzira tukirimo. Murakoze Honorable Musoni. Shehe Fazili, kumva Honorable Musoni ni nk'uko wakicara ugafata ikaramu umuntu akandika kuri benshi bo mu kigero cyanjye n'abandi, ariko aduha umusingi mwiza wo kumva urugendo rw'ubwigenge tunahereye ku bukoroni. Reka tuze rero mu Rwanda, amateka aratwereka ko u Rwanda rwakolonijwe n'Abadage. Igihe batsinzwe mu ntambara ya mbere y'isi, u Rwanda ruhinduka indagizo y'Ububirigi. Ndagira ngo udufashe kumva kuva kuba indagizo kugeza aho byiswe ngo ubonye ubwigenge. Ese koko twavuga ko u Rwanda rwabonye ubwigenge? Biragoranye, urakoze, kuko na mu gitondo hari umuntu twaramukanyije navugana umunsi mwiza w'ubwigenge, ati kera ko hari umusaza ari kubibwira mu Karwana, ati nibwo bwa mbere hari havutse ibibazo mu muryango we, uhunga, wicwa, usahurwa. Ati rero, ati niba ari ubwigenge ubu ngubu dufite yakwikiriza, ariko ubwigenge ugaragaza bw'imyaka 40 ingahe byaba ari ikibazo. Kubera iki? Kubera ko nk'uko byavuzwe, ntabwo bavuga ko abantu bigenze bari kwicana, nta nubwo bavuga ngo abantu bari kwigenga bashyiriyeho imiyoborere. Imiyoborere y'icyo gihe yaravuze ngo u Rwanda rwa Nyamwinshi rushirirwaho imiyoborere. Iyo miyoborere ibategeka yuko bagomba kubaho mu Buhutu no mu Bututsi no mu Butwa, bishingirweho za politike z'igihugu. Iyo rero umaze gutegekwa imiyoborere, icyo gihe banaguhitiramo abayishyira mu bikorwa. Niho haturutse Parme Hutu, haturuka na ba Kayibanda na bagenzi babo bagiye gushyira iyo miyoborere mu bikorwa, bagezaho banategura jenoside yakorewe Abatutsi. Rero no kuvuga ngo ntabwo igihugu wavuga ngo kiragendera kuri gahunda y'imiyoborere yashyizweho n'abandi uvuye ngo kirigenze nyakuri. Aho ni naho haturuka noneho ukwibora kugira ngo twigenge nyakuri, niho bituruka. Noneho kwibora kavuga atari ko kuki tugendera ku miyoborere y'amoko, kuki tutagendera kuri ndi umunyarwanda. Ubwo n'undi umunyarwanda ni ukwibohora, tukayibona gutyo. Noneho ukazamuka ukajya no mu kuvuga ati none se niba tumaze kwibohora mu miyoborere, abatuyobora bo nitwe tubihitiramo, ukavuga ngo itegeko nshinga twaryiyandikiye turaritora, ni natwe twihitiramo abayobozi. Noneho ukumva abanyarwanda bavuga ati nyakubahwa Paul Kagame dukeneye ko akomeza kutuyobora. Ibyo ubyanga ukora iki? Abanyarwanda bavuga ati turareba inyungu z'u Rwanda, nta kindi muri butubwire. Iyo abantu bamaze kwihitiramo ubuyobozi butorwa n'ubushyirwaho nta mahanga binjiranye, icyo gihe baba bigenga nyakuri. Bakamanuka noneho bakavuga ati twigire. Ibyo Musoni yavugaga, uko kwigira ukabona
sisiteme zihari zituma igihugu kigira mu misoro no mu gukorana umurava no gucunga neza, hatabamo ibintu by'ubujura, bikamo ibintu bya za ruswa. Ibyo byo kwigira ukabona ejo bundi mu nteko ishinga amategeko bazanye umushinga w'ingengo y'imari, itegeko ryaratowe ryaranasohotse rigaragaza ko u Rwanda ruri kwigira kuri 90 hafi na 2%. Hagati ya 90 n'ijana nta wundi mubare ubamo, aba ari ibiki, si 80 si 70. Iyo igihugu kigeze aho ngaho kiba kiri kugenda kinigenga mu kwigira, mu kwibeshaho. Iyo rero igihugu kimaze kugeraho bya bindi kibonye mu misoro, bya bindi kibonye mu kwigira, kikavuga ngo tugomba no kwigira mu busugire bw'igihugu n'umutekano wacyo. Iyo nkingi y'ubusugire bw'igihugu ku buryo cyaterwa cyangwa ushaka kugitera akumva ko agomba kubitekereza kenshi, atari ibyo akahavana imbwa yiruka, niko umunyarwanda avuga. Iyo igihugu kimaze kwigenga muri izo nkingi zimeze kurenye, kiba kigenga nyakuri. Noneho niba kigenze nyakuri ukavuga uti ese byatangiye 62, ahubwo 62 habaye icyago cy'igihugu, kubera yuko abanyarwanda bararyanye, bamwe bica abandi, babatera ubuhunzi. Nuko ukavuga uti uku kwigenga kwacu guhuzwa neza no kwibohora, kuko ari nacyo cyabuze. Uku kwibohora rero tukihitiramo ivyo bintu bigeze kuri 4, imiyoborere yacu ishingiye kuri ndi umunyarwanda n'ibindi, tukihitiramo abayobozi duhereye ku mukuru w'igihugu n'abandi batorwa hirya no hino kugeza ku mudugudu, tukihitiramo uburyo butuma tubona amafaranga n'ibyatuma twibeshaho. Noneho mu kwibeshaho bigatuma twigirira ubusugire, ku buryo nawe uvuga ngo tugiye gushaka abacyancuro baturwanaho, tugiye gushaka iki, ahubwo twebwe tugasagurira n'amahanga. Ubwo wabona yuko u Rwanda tutari mu bwigenge nyakuri abafite ikibazo. Buri kintu cyose gifite amateka yacyo naho gihera. Hari umuntu wanditse igitabo ngo l'Afrique est mal partie, ni ukuvuga ko Afrika isa naho yateruye nabi, yavuga kuri ibyo by'ubwigenge. Ariko reka tugaruke neza kuri ubwo bwigenge u Rwanda rwabonye tariki ya 1/7 mu 1962, nyuma y'igihe igihugu cyari kimaze nyine ari indagizo y'Ububirigi. Nagira ngo duhuze uruhare rw'ubwo Bubirigi no muri ubwo bwigenge n'ibyakurikiyeho nyuma yaho. Uruhare rw'Ububirigi murakoze. Icyambere ni ukureba muri iyo miyoborere baduhitiyemo. Ababirigi mujya mubona n'amafoto bapima amazuru, bapima imbavu, batandukanye. Bati niko iwacu bimeze, hari abafurama, hari abawano, hari abaki, no mu Rwanda n'u Burundi nibwo buyobozi tubahitiyemo. Baduhitiramo ubwo buyobozi, n'ushatse kunyuranya nabwo bakamuhitana. Ni nako bahitanye intwari umwami Rudahigwa. Si nawe wenyine buriya hishwe abantu benshi. Noneho ababirigi kutuhitiramo imiyoborere imeze gutyo, bahitamo ubuyobozi wishyira mu bikorwa, bavuga ko ari bwo bwigenge, babyita ubwigenge, ariko mu by'ukuri ari abayobozi bahisemo biswe Parmehutu, babahitamo ngo bashingire ku byitwa ubuhutu nabo bahanze. Ariko uravuga Parmehutu, ariko hariho amashyaka menshi, hariho Aprosoma, hariho Inar, hariho Raderi, kuvuga Parmehutu gusa. Ndavuga Parmehutu kuko ariyo nyirabayazana bahisemo kugira ngo ikomeze gushyira mu bikorwa politiki y'imiyoborere bari barahitiye mu Rwanda. Naho ubundi andi mashyaka nta nubwo ari Parmehutu gusa yari iri muri icyo gice cyabo, harimo n'andi mashyaka nk'iriya shyaka rya Gitera, Aprosoma, naryo niyo yari inzira, ariko kuba ariyo yari inzira irikuru muri bo, ryicaranaga n'abapadiri n'abasenyeri n'abamisiyoneri, bagategura uko u Rwanda rugomba kuyoborwa, bakanarifasha kugira ngo bigerweho. Yari Parmehutu. Abandi bose bari kugira ngo bigaragare ko ari multipartism, nabo ari Parmehutu ariko yambaye irindi zina, izo za Aprosoma n'abandi. Noneho za Inari zaravugaga hoya turashaka amashyaka ashingiye ku nyungu z'igihugu, ubumwe bw'abanyarwanda, bari abanationaliste. Ubwo impamvu nibanda kuri Parmehutu nuko ariyo yatumye nyine tutabona ubwigenge dukwiye kubona.
niyo yakoreshejwe nk'igikoresho kugira ngo isenye ibyari gutuma tuba u Rwanda rukwiye kuba u Rwanda rw'abanyarwanda. Ubwo iyo parimehutu ibaho igenda inahindura amazina, buriya ngiye yumbwiye emerende ni parimehutu gute se? Abari bagize parimehutu ba Habyarimana Habyarimana nk'abasirikare bayirindaga, yari minisitiri w'ingabo ari we wirinda, abonye yuko Kayibanda batanumvikana muvana mukora kudeta, ashyiraho emerende, ahindurira gusa izina. Ubwo emerende kwitandukanya na parimehutu biragoranye kuko ni parimehutu yahinduye izina ishingiye ku bihe aho byari bigeze. Ubwo abo ngabo bose bagendaga bashyira mu bikorwa ya politike y'amacakubiri y'ubuhutu, y'ubututsi n'ubutwa, biyobowe na parimehutu, uko yagiye ihinduka igahinduka emerende. Ubwo iyo politike y'amacakubiri ntabwo wayitandukanya n'Ababiligi. Ababiligi bakomeza kuyitera inkunga, bakomeza kuyifasha, abasirikare bacu bakuru bose bakabajyana mu kwiga mu Bubiligi. École des officiers yacu hano SM nibo bayiyoboraga, nibo bayishyiragamo abo bumva bakwiye kuyijyamo, ku buryo none no mu gihe bamaze kugera cy'amashyaka menshi muri 91 n'ubundi bakomeje gushyigikira ubutegetsi bwari buriho mu macakubiri no mu vangura. Nta na rimwe bwize kuvuga ngo ariko ibi ngibi none ni mu bire iki gihe cyageze, ntibigeze babivuga. None wageza n'ubu ngubu babonye yuko twigenze, tudashaka politike ishingiye kwivangura n'amacakubiri, babana natwe babona yuko twazabigarura ryari. Uriya na biriya byo kuvuga ngo hari inkunga baduhaga, hari inkunga tutabanye nabo ntabwo twabaho, ejo muri tukavuga atari ko reka tubihagarike, twanga agasuzuguro. Iyi mpatsi bugu umenya ari akantu gato kari gasigaye nako reka tugaca umubano hamwe nabo, tugahagarika inkunga zabo, ugasanga noneho bazi ko hari icyahinduka mu gihugu, bagasanga nta na kimwe cyahindutse. N'ubu umuturage umubajije kuvuga ngo sinari nzi ko uwo mubano uhari, sinari nzi ko unahagaze, ko nta cyahindutse. Ibyo rero byose kubitandukanya na bwa bwigenge twabonye bwa Nyirarureshwa ukabitandukanya n'Ababiligi byaba ari ukwibeshya, kuko ubwigenge bwacu bucagase niko navuga. Ububiligi bufitemo akaboko n'imiyoborere y'iki gihugu kugeza ku kwibohora kwacu, Ububiligi bufitemo akaboko. Murakoze honorable. Nakongeraho ega nko wari uhari nari mpari icyo gihe, ubwo nari ndiho kandi nararebaga kugira ngo wumve neza uruhare rw'Ababiligi. Ni ukuvuga ngo icyo gihe ninde wategekaga? Ninde wari ufite ingabo? Mbese gucunga umutekano ninde? Hari helicopter yajyaga igenda ijugunya impapuro, twayitaga Ngomba Bishiri, yabaga itwawe nande? Ntabwo si umunyarwanda, nta gisirikare twari twakagize, gutwara indege urumva ntibyabagaho. Cyangwa iyo bitaga Gatema, abari zisitinze ikaza itemera hasi. Basically ntabwo abica iruhande. Ni nayo mpamvu Logiste yavuze ngo ni assisted revolution. Nibo babiteguye, bategura abo babishyiramo uko babishaka, ariko icyari inyuma yaho nanone iyo usomera Logiste nibivuga ko bashakaga Ububiligi gukomeza aribwo buyobora. Ikimenyimenyi na kabineti ya mbere ya Habyarimana yabaga ifite Umubiligi ya Kayibanda, Umubiligi n'Umunyarwanda. Mbese ni Umubiligi wabaga ayobora. None se ko icyo gihe parimehutu yavuga ngo ni revolution, ni impinduramatwara, byari bisobanuye iki? Wabyumvise nyine. Niba umuntu yicaye akavuga ati anguriya niwe mwanzi, njye sindi umwanzi wawe, ku nyungu ze, akabikwigisha akaguha n'ururimi uri bukoresha, urabyumva? Niho akavuga ati niyo mpamvu n'undi ahindukira akavuga ati ni njye wateguye iyo mpinduka.
ariko nibo babiteguye niyo uvuga uzanabaze n'abandi iriya ku yabereye Gitarama bahamagaye ba burugumesitiri ubu abaduresinze n'indi ni haruwa logisiti na nuriya musenyeri Perode bamubwira ibyo bari bukore bagira kudeta kuri indi umwami ntiyari ahari bari baramuciye uwayoboraga no mu Bubiligi ntibagira kudeta ari ubabwira ngo kora ibingibi ni nayo mpamvu bantagumye byose rero usanga ni ugushanikisha ariko icyo bashaka no kuvuga ngo abifuza ubwigenge nibajya iruhande abatabwifuza tuzagumana nabo ubwo bemeye ko tuzakomeza tuyobora hanyuma rero icyavuyemo kibi cyane yenda Honorable Fazira avuze nuko twatangiye nako twakomeje yuko ingengabitekerezo y'ivangura yatangiye muri za 30 yo gutanya abantu ariko noneho haza iy'urwango no gusuzuguza abandi bantu navuga ariyo Kayibanda yashyize imbere cyane. Murakoze Honorable Mukabunani Christine, ihuriro nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda rikunze kugira uruhare mu kugira ngo tuganire kuri ubu bwigenge twavuze ko butavugwaho rumwe. Kuri iyi nshuro muri iri huriro muravuga muti turebe uruhare rw'imitwe ya politiki n'abanyapolitiki mu kwigira no kwanga agasuzuguro kabampatse ibihugu. Guhitamo iyi ngingo ubona yuko hari umuzizi muremure mureberamo amateka y'u Rwanda muvuga muti uru ni nk'urwiri dukwiye kurandura kugira ngo dukomeze twubake ikintu kizaramba kandi abanyarwanda bose bagiramo uruhare. Twagira ngo utubwire uko abanyapolitiki bareba muri ayo mateka bakavuga ati noneho politiki twe tugiye kubaka izabikorera itandukaniro. Yego urakoze. Dushingiye ku mateka yavuzwe muri make ariko nuko tubizi nuko imitwe ya politike y'imbere y'Icyenda kane yakoraga nabi, yarakoze nabi cyane ku buryo yasenye igihugu, ari nayo mpamvu imitwe ya politiki y'iki gihe ishaka gukosora, kuko tugenda tureba intege nke bagize. Icyambere ntibakoreraga hamwe, bahuriraga kurwana, uwo mudahuje umutwe wa politike ntabwo mwasuhuzanyaga, turabizi bahoraga baterana amabuye, basenya, batwika amapine, bagira gute. Noneho rero ubu ngubu iki gihe tuba tuvuga tuti abanyarwanda bumve ko ari ahubwo niyo mpinduramatwara, ni imitwe ya politiki ihindura imyumvire y'imitwe ya politiki yabanje. Mu guhitamo rero insanganyamatsiko twashakaga kongera gusubira ku nshingano z'imitwe ya politike mu kubaka igihugu kandi yose ifatanyije. Tukaba tuzi neza ko imitwe ya politiki itandukanyije ibitekerezo ariko bikaba intwaro yo kugira ngo twubake igihugu. Ibitekerezo bitandukanye buri wese akazana icye n'undi cye, twese tuzi ko intumbero ari ukubaka igihugu cyacu. Ariko tukongera tukibutsa n'abanyarwanda ko kwanga agasuzuguro kampatse ibihugu ntabwo ari ukubivuga mu magambo, ni ukubishyira mu bikorwa. Ibyo byose twumva tubatezeho, sinzi ngo kwiga muri ibyo bihugu nibyo kwiga, ngo gukorayo niko gukora, ngo utagiye muri iki gihugu ubwo waba umukene. Ibyo turashaka ko abanyarwanda bumva ko atari byo, ko ari ukwibeshya, ko mu gihugu cyacu hari byose. Umuntu agaharanira yuko ibyo ashaka kujya kugeraho mu mahanga no mu gihugu cyacu yabigeraho. Rero tukereka abo banyamahanga ko nyine twigira, ko umutwe wa politike tuvuge PS Imberakuri impagarariye irakora kandi nta nkunga y'amahanga ifite. N'uwashaka kuza kwinjiramo akavuga ngo ngewe nzaza mbafashe mbaho ibiki n'ibiki, ntabwo tumwemerera. Niyo mpamvu n'imitwe ya politike yose, nta mutwe wa politike n'umwe wemerewe kuba wafata inkunga y'abo banyamahanga, kuko akenshi turabizi ko baba banyuramo, bahoze babisobanura aba honorable ko badushukishije ngo izo mfashanyo abanyarwanda nabo bibajya mu mutwe. Ubu rero imitwe ya politiki icyo tugamije ni ukumvisha abo banyamahanga ko abanyarwanda ari abanyarwanda, ko duharanira ko igihugu cyacu kigira ubusugire, kikagira amahoro, kigatera imbere, kandi tudateze ko badufasha. Abakemera ko dukorana twakorana, bagakorana n'igihugu cyacu neza, ariko ntabwo ari ukudufasha.
ntabwo ari ugufashanya ahubwo ni ugutizanya imbaraga cyangwa se kungurana ibitekerezo ariko ntabwo ari ukuvuga ngo tubatezeho inkunga tutayibonye hari icyo twaba. Ubwo rero imitwe ya politiki yo mu Rwanda dushishikariza abayoboke bacu ko bagomba bagakora bagaharanira ko batera imbere kandi amaboko barayafite ubwenge barabufite nta kintu na kimwe cyatuma badashobora gukora ngo batere imbere. Nakurikiye urubanza rwa Rusesabagina hari ikintu navanyemo gituma nibaza impamvu Honorable Mukabuna nshaka kukikubaza. Hari umudokiteri witwa Michel Martin ni umunyamerikakazi yavuze ko ari mu bantu bakoreraga umwe mu mitwe ya politiki ntari buvugira aha ngaho mu Rwanda bagize uruhare mu ishingwa ryawo no kuwandikira porogaramu politiki ndetse no kubashakira ibyo bazajya bavuga no guteza akavuyo. Hari ibyo bajyaga bavuga ngo tugabane niwanga bimeneke. Ibyo byose twagiye tubyumva. Nagira ngo wumvise ubuhamya nk'ubwo ngubwo imitwe ya politiki ibifite kwitwararika kungana iki kugira ngo ijyeho bishingiye ku nyungu z'igihugu kuruta uko yaba igikoresho cy'abandi bantu bari hirya no hino bitwaje imbaraga z'amafaranga ariko bitwaje no ya mirongo y'ibitekerezo no kuba mpatse ibihugu nyine nk'uko twabyumvise. Yego urakoze. Imitwe ya politiki byo igomba kwitwararika cyane niyo natanga urugero kuri PS Imbera kuri umutwe wa politiki wa opposition. Abo bantu bumvaga ko ari ikiraro babonye cyo kuba banyuramo kugira ngo binjire mu gihugu baze gusenya no kwica nyine kuko ari byo bintu bakunda. Ariko ubu ngubu imitwe ya politiki yose ikorera mu Rwanda barabizi ko nta wabinjiriramo. Impamvu baba bashaka kwinjiriramo ni uko umutwe wa politiki nyine kuwinjiriramo byashoboka kugira ngo politiki ibe mbi y'igihugu cyacu. Ntabwo rero porogaramu politiki abantu barazikorera ngiye turi mu mitwe ya politiki yagiyeho nyuma ariko porogaramu politiki nitwe twayikoreye. Hanyuma iyo baje bagaca muri umwe muri abo banyapolitike abandi icyiza cyabyo nuko babibona bakabyanga. Urumva ko nk'izo ngero wari uvuze zabo bandikiye porogaramu politiki cyangwa se n'izo mvugo zindi zitari zo bari bemeye nyine kuba ikiraro. Ariko abanyarwanda buriya amasomo twarayabonye uhora uri maso ureba ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kuza gutuma ibyo watekerezaga bipfa gahunda zawe zigahindukira mu rundi ruhande utashakaga. Niyo mpamvu rero iyo byumvikanye gutyo abantu aho yaba umutwe wa politiki sinibaza ko hari uwabyemera ko umuntu wabo yaza akoresha izo mvugo cyangwa ashaka gukora ibikorwa bisenya. Imitwe ya politiki iri maso ku buryo uwabamo uwo ari we wese baramuhagarika kandi agakurikiranwa n'amategeko nk'uko bikwiriye. Honorable Musoni, iyo abantu bavuga kuri ubu bwigenge ubu nukurikira imbuga nkoranyambaga bizana ibitekerezo bitandukanye. Hari abatsimbaraye kuri Parmehutu n'ibisigisigi byayo bavuga bati umunsi bawutesha agaciro ntawe ukizihiza waburiyemo. Hari n'abandi bavuga bati twebwe umunsi tuzi ni tariki 4 z'ukwa karindwi yo kwibohora ubwo RPF yabohoraga kino gihugu nibwo abari baraciriye ishyanga batahutse nubwo abari mu Rwanda bari barabujijwe uburenganzira babonye igihugu no kugera ku byiza byacyo. Muri urwo runyurane rw'ibitekerezo nkawe nk'umujyanama mukuru wa FPR unatekereza ko ikiganiro cyumva cyangwa kirebwa n'urubyiruko rwinshi rufite iki gihugu mu biganza igihe kirekire, wabisobanurute kugira ngo abantu bose bumva ayo mateka banazirikana aho igihugu kivuye n'aho kigana? Muri make njye nababwira ntibazajye muri izo mpaka ahubwo iyo bazirikana kuki tuzizihiza, kuki tugira niyo konje itariki ya mbere hanyuma tukaza kugira ibirori itariki ya 4. Ngiye ku bwanjye umunsi wose ukwiriye kuba hari icyo twibutsa. Reka twibuke uyu munsi yuko twigeze gukoronizwa, twibuke yuko ubukoroni bwadushutsemo amacakubiri akomeza duca intege mu gufatanya no gutera imbere. Twibuke yuko byagombye kubaho abandi bakazana guharanira yuko ibyo bibi byazanywe n'ubukoroni n'abo basize babayorera byagomba guhinduka hakazana kwibohora muri ibyo ngibyo.
tukongera ko tukibuka ngo aho turi iteka tuba dufite iby'amateka yadushyizemo ni ukurwana muri twe uko ibibi tubyikuramo ibyiza tukabigumana ni ukuzirikana ngo n'aho turi ntabwo turabona ntituragera iyo tujya honorable bavuga ku bwigenge navuga ko ubu tutangiye kugira umusingi w'ubwigenge muri politiki ni nayo mpamvu ubu tuyoborwa n'imiyoborere ishingiye ku muco nyarwanda ishingiye ku ineza y'abanyarwanda idashingiye ku busambo gufatanya kuvuga ngo umutwe wa politiki uwo ari wo wose ntugire gahunda igambiriye neza y'umunyarwanda wese n'ubu umuyobozi ntuzaba umuyobozi w'umutwe wa politiki gusa ahubwo uzaba umuyobozi w'abanyarwanda bose urumva iyo iri fundamento itandukanye cyane n'izo bita multipartism kuvuga ngo kavuge mu Bubiligi nanone wa liberal natsinda ni inyungu z'aba liberal gusa ari burebe wa conservative natsinda arareba za nyungu gusa ibyo ntabwo bisa natwe so aho niho navugaga turebe ibyavuye mu mateka ibyo byavuyemo tubigumane ibibi tubihashye turebe igihe turimo tuvuge ngo twubake izihe mbaraga zizakomeza kugira ngo twibohore kandi ntangezimo ndatanya nk'urugero mwari wagiriya ntambara ya Iran ejo bundi Amerika kubera GPS ari iyobora ibintu byose biri hejuru igiye kuyikubita irayifunga kugira ngo Iran itamenya aho baje n'aho baciye natwe turacyaraho nureba za interineti dukoresha n'izindi bagize bati turagufungiye wasanga twongeye kujya gushaka ubujyana agapapuro ku gati turacyakeneye kugira gushaka ubuhanga budufasha guhanga ibishya byacu undi atadukuraho aho ashakiye ubwo nanone mu bwigenge turacyafite iyo nshingano n'ibindi kuzirikana ukavuga uti twigobotoye politiki mbi itanya abanyarwanda ubwo ngeze muri wa muzitaki ya kane twagize nk'uko yavuze dufite ingabo ubu zireba umunyarwanda wese ibyo byarubatswe dufite imitwe ya politiki igengwa n'ibitekerezo biyobora umunyarwanda wese ibyo twarabigezeho ariko hari ibintu bimwe na bimwe tugifite tugomba guharanira kugira ngo dushake inzira yo kubyigobotora cyane cyane ndareba muri tekinoloji ni ikintu gikomeye cyane ndareba mu muco umuco ubu twabaye ingaruzwamuco muri za YouTube n'iki n'ibintu nk'ibyo nitutabyitondera bizatwaka za mbaraga dukeneye kugira ngo dushobore guhanga ibyacu ndabimvuze byinshi n'ubu guhanga dusanga twabikiye abaririmbyi nibo bahanga indirimbo ariko tugomba mu mashuri yacu aho turi aho tuganira zo iteka kuvuga ngo ariko faiblesse ni iki gishobora kudukomanyiriza twagishakira uwuhe muti twigengaho njye rero mfatiye iminsi ahanini no kugira ngo dusubize amaso inyuma turebe aho turi turebe iyo tugana dushake izo mbaraga reka ntangire nkoresha iminota neza aho kwiri kuko ntabwo ibintu iri mu ruhande rwacu honorable Fazil Parmehutu wahoze uvuga yayoboye imyaka 11 MRND wavuze bidatandukanye iyobora 21 uyiteranije ubwo ni 32 RPF n'imitwe ya politiki ifatanyije nayo ibaye 31 yose uyiteranyije ni 63 nagira ngo nkubaze umuntu akwiye kumva ate ubwigenge nk'urugendo nk'uko honorable Musoni yabivuze atibagiwe amateka ntamuherane ariko areba nanone aho agana no kugundira icyo abona cyiza cyamufasha unazirikanye uko isi igenda ihinduka uko yatwiyeretse icya mbere ni uko aya masomo abiri dufite isomo rishaririye ry'ubwigenge butari bwiza n'isomo ryiza ryo kuzuza bwa bwigenge tukabona
icyerekeranye no kwibohora dufite amasomo abiri yuzuzanya. Aya masomo abiri ni uko haba urubyiruko, haba abakuze, haba n'abakiri batoya tuyasigasira, kuko ntabwo twatera imbere tutazirikana amateka yacu. Ko amateka yacu ni kimwe mu bituma dufata ibyemezo bituma dutera imbere. Ko twibagiwe amateka yacu y'ivangura n'amacakubiri na jenoside yakorewe Abatutsi, ntabwo twakubaka u Rwanda rumeze gutya. Turwubatse gutya kubera ndi umunyarwanda, kandi ndi umunyarwanda igisubiza ikibazo cy'ubusharire twahuye nabwo mu bwigenge bwacu. Ubwo icyo nicyo cya mbere navuga, kuzirikana amateka no gusigasira ibyo tumaze kugeraho tugakomeza kubyubakiraho. Turakomeza kubyubakiraho gute? Ni ya miyoborere twihitiramo ifite inyungu z'abanyarwanda, ni ba bayobozi tubona batugeza, nitwemere ikidukumira kubakomezanya. Ngo tuvuge ngo hano bigira manda y'imyaka 2, ngo hano ni imyaka 3, tukareba inyungu zacu buri gihe tukavuga tuti oya, inyungu zacu kugeza uyu munsi kanaka n'iyi systeme irabitugezaho. Ibyo ngibyo tukabihorana. Icya gatatu, muri iyi systeme nanone dufite hari ibintu byitwa kirazira. Kirazira kwiba, kirazira amacakubiri, kirazira ruswa, kirazira gukora udakorana umurava. Mbese ibyo byose ngo dukwiye gukorera ku mihigo. Niba utesheje umuhigo hakabaho uburyo butuma utabihemberwa kuko utesheje umuhigo, bigahita bikorwa ako kanya, abantu bakareba utesheje umuhigo uko wenda habaho kumwongerera ubushobozi, ariko bikagaragara yuko abukeneye. Ubu rero igikenewe cyane uvuga ngo turabisigasira gute? Aya mashuri, ubumwe bwacu, uburere mboneragihugu, iyi mitwe ya politike ikomeza guhugura urubyiruko binyuze muri Youth Leadership Academy, ugasanga turi guhugura abazadusimbura kandi ku buryo buhagije. Noneho ukavuga uti ubufatanye bw'imitwe ya politike yose kabigiramo uruhare, nubwo rutangana. Ntabwo avuga ngo uruhare rwa PDR rungana n'urwa FPR, ariko twese tubigiramo uruhare, nubwo ubwo ruhare utarugereranya. Hari urunini, hari n'urutoya, ariko byose bikaba uruhare. Ubwo rero iyi mikorere myiza y'ubufatanye yanga ivangura, yanga ibibi na kirazira, ireba imbere, ikaganira, ikareba inyungu z'igihugu, ikabishyira mu bikorwa, iyi nituyisigasira turaba twigenze nyakuri, kandi turaba dutsinze mpatse ibihugu. Honorable Mukabunani, iyo mu gihugu imitwe ya politiki itarimo gukora za mitingi ngo abantu baterana amacupa, basakuze, bakora ibyo bita imyigaragambyo, baravuga ati nta rubuga rwa politiki, nta bwisanzure bwa politiki bihari. Ubwo mbikomoje ngira ngo nkubaze uko mukora ibyo byose, muvuga ngo turashaka kwanga agasuzuguro, kwanga ubukoroni bushya nabwo buriho, ni kugaragara nk'ikibazo. Nk'imitwe ya politiki igomba guhagarara ite kugira ngo ihangane n'urwo rugamba narwo? Kandi imitwe ya politiki igomba gukora nyine uko igomba gukora, nta pressure, nta gitutu cyo kuvuga ngo baravuga ngo nta mitwe ya politiki. Icyiza nuko abanyarwanda babizi ko imitwe ya politiki ihari, naho abavuga ko idahari ni abanyamahanga cyangwa se abatari mu Rwanda. Ibyo rero ntacyo bigomba kuduhungabanyaho. Abantu bagomba kumenya ko icyo wiyemeje ugomba kugikora uzi inyungu zacyo. Niba rero tutarwanye, tutateranya amacupa, tutakoze intambara, bakavuga ko nta mitwe ya politiki ihari, ko hari idakora, ko ari udukingirizo, iki byinshi bavuga, ibyo ntabwo byadutera ubwoba. Twe tuzi icyo dushaka, tuzi umurongo wa politike wacu, ariko tuzi na context y'igihugu cyacu. Dukunda kubisobanura cyane cyane kuri opposition, bavuga ngo hoya ngo mu Rwanda nta opposition ihari, ariko irahari, ahubwo Nyarwanda ni Nyarwanda nyine. Hari opposition y'abanyarwanda itari y'abanyamahanga. Ntabwo rero igomba gukora nk'uko izindi opposition zandi zikora, kuko nk'uko twabivuze turigira ku mateka y'igihugu cyacu, tukabona ibibi byabaye ko bigomba gukosoka. Nta bandi rero bazabidukosorera,
ntabwo ari icyo gitutu badushyiraho kugira ngo twumve ko ibyo dukora babishima, ntabwo tubereye kubashimisha. Twebwe icyo tubaho ni uko igihugu cyacu ari cyo twashimisha kigatera imbere, tugakora ibyo tugomba gukora. Imitwe ya politiki rero yo mu Rwanda ntabwo ikwiye gukora kuri pressure, kandi nta nubwo tuyikoreraho, ahubwo tuba tuzi umurongo politiki w'igihugu cyacu, tuba tuzi amahame remezo ari mu itegeko nshinga ry'igihugu cyacu twitoreye, tuba tuzi mbese icyo dushaka. Ntabwo rero pressure rwose y'amahanga ajya adufataho, ahubwo icyo dusaba ni uko twakomeza gutyo kugira ngo ntihakagire ikiza ngo kituhungabanye, twumve ko ibintu byakomeye, ariko tumenye no kubisobanura, kuko usanga hari ibintu byinshi bivugwa ariko ugasanga abantu ntabwo barimo gusubiza ngo babisobanure, ukagira ngo koko nibyo. Abanyapolitiki tuhora iteka tubiganira ko ari ngombwa kujya dusubiza, ntibakatuvuge ngo duceceke. Iyo ducecetse baba bazi ngo ibyo bavuze nibyo. Ni ngombwa rero yuko abanyapolitiki tuhora tubyigisha muri iyo Youth Leadership Academy Honorable yavugaga, urubyiruko rumenye gusubiza narwo. Abashobora kuvuga bakoresheje izo za social media, natwe abacu nabo nibajyeho basubize, bagaragaze ibyo igihugu cyacu kigeraho, ibyo imitwe ya politiki itandukanye igenda igeraho, bitabuze ko dufite ibibazo nyine tugomba gukemura, ariko tugomba kubikemura ku buryo bwacu, ntawe uzadufasha kubikemura. Tugomba kureba uburyo bwiza butunogeye twakemura ibibazo byacu tutagendeye ku bibazo. Nsigaranye iminota 5 reka ikoreshe muri ubu buryo. Honorable Musoni, FPR ubereye umujyanama mukuru uri umwe mu batangije, ifite uruhare runini mu mateka y'iki gihugu. Turavuga imyaka 31 igize igice kinini cy'imyaka 63 ushize u Rwanda rubonye ubwo bwigenge butavugwaho rumwe ariko bugize amateka. Nagira ngo mbabaze intekerezo FPR ifite isangiza n'indi mitwe ya politike, ahubwo se imyumvira abantu bakwiye kubona ikwiye gufasha kugira igihugu ko kibi igihugu kigenga nyakuri, kigenze nyakuri, kitarambirije kuko imuhana. Ndabivuga muri za ntore 3 nyakubahwa Perezida wa Repubulika yatugejejeho, bishingiye iya mbere ni ubumwe bw'Abanyarwanda. Nongeraho ibyiza n'ibibi byaba ku Rwanda bizashingira kuri iyo ngiyo. Nitugera ubumwe bw'Abanyarwanda busenyera umugozi umwe, ibyiza tuzabigeraho. Iya kabiri ni ukutisuzugura. Yakoresheje ijambo thinking big, kumva muri twebwe hari imbaraga zo gukora byinshi byiza, tukabiharanira, tukavuga tuti mu nkotanyi tuvuga ngo nta kidashoboka. Iyi rero ntuza nta kidashoboka, yuvuga ngo ngomba kwihingamo ubushobozi bwo kugira ngo bigire, ariko nzi ngo zafatanya nawe kugira ngo tuzuzanye tugire. Iya gatatu Honorable Fazil arabivuze, nyamuneka niyo uhabwa inshingano haguruka uzikore neza, mu neza yabyo, wibanza kureba icyo ukura, mureba icyo bigiye kumarira igihugu. Nibyo rero bitatu, ibindi byose bisingiyeho. Niyo mpamvu murumva imitwe ya politike ndetse n'igihe abantu bari mu rugwiro n'ibintu nk'ibyo, kuvuga ngo dukemure ibibazo byose dushyizeho kuganira, forum tuganire, parliament tuganire, umushyikirano tuganire, ariko twese tuganisha ngo ni umunyarwanda uzigeza aho agomba kugera kandi arabifitemo ubushobozi. Nibyo muvuze neza, amahitamo atatu igihugu cyafashe birangajwe imbere n'inkotanyi nk'uko uriyo, nk'uko wanabivuze. Dusigaranye umunota umwe kuri buri muntu, nibutsa abantu ko turimo tuvuga ku ruhare rw'imitwe ya politike mu kwigenganya kuri ku Rwanda, ariko nanone no kwanga agasuzuguro kabampatse ibihugu. Turabivuga tuzirikana ko hashize imyaka 31 Abanyarwanda bishyiriyeho iteko nshinga itari mvamahanga rishingiye ku bitekerezo byabo no guhitamo uko bayobora igihugu cyabo kandi bafatanyije. Honorable Fazili, ibihugu byinshi biri mu gihe cyo kwizihiza ubwigenge za myaka za 60, ariko bimwe mu byizihizwa ubwigenge bagakubita ingoma bakabyina, imwe twavuze ngo hano wenda ntabwo turimo tubona cyane. Hari n'igihe usanga byaranasubiye inyuma kuruta uko byari bimeze bitaranakolonizwa. Turizihiza uku kwigenga tubihuje no kwibohora. Ni irihe shema umunyarwanda afite? Urabona ute u Rwanda rwo mu gihe kiri imbere ushingiye kuri uyu musingi umaze kubakwa? Urabwira iki abadukurikiye kugira ngo hoko ibyo bigwi by'u Rwanda nyamuneka tubirinde tunabyongere?
mbere navuga ko agaciro umunyarwanda amaze kugira, agaciro u Rwanda rumaze kugira kavuye kure, ndetse hari n'ubuzima bwahatakariye kugira ngo kaboneke. Guhora tubizirikana tukakarinda, tukakongerera agaciro, ko agaciro kariyongera, tukakongera agaciro kubera kwigira. Ibyo ni bizatuma umunyarwanda no mu binyejana biri imbere akomeza kugira aka gaciro. Murakoze. Honorable Christine Mukabunani. Murakoze cyane. Njyewe icyo navuga nuko abanyarwanda bakwiye kwibuka ko igihugu cyavuye kure, kandi ko izo mbaraga nyine tugomba kuzisigasira nibyo, kandi tugakomeza ibyavuyemo. Hanyuma imitwe ya politiki abantu bakayigirira icyizere, bakagirira icyizere. Mu kuyigira icyizere mvuga ni ugutanga ibitekerezo, kugira ngo ibitekerezo abaturage batanze imitwe ya politiki ibyigeho, ibiganireho, hanyuma bijye mu bikorwa, igihugu cyubakwe. Hanyuma ikindi cya nyuma mvuga ni uko buri munyarwanda wese agomba kumenya ko tudakwiye gukorera ku gitutu cy'abanyamahanga, ko tugomba gukora ibyacu by'abanyarwanda nyine, hanyuma tukiteza imbere. Ikindi ni ukwibuka ko akimuhana kazi imvura ihise. Honorable Musoni, twanzura ikiganiro ndashingira ku by'umukuru w'igihugu yigeze kuvuga mu nama y'igihugu y'umushyikirano, yibutsa abanyarwanda ko tudacumbitse. Hano ari iwacu, ntabwo ari ahantu ducumbitse. Akantu kakubita ibicurane, cyangwa umuntu akuvuga ngo hari ibicurane, ngo hari iki, ati noneho turaba bande niki. Nzi ko FPR iyo nsoma imigambi yanyu umuntu abona nabo mufatanyije mufite icyerekezo kinini cy'iki gihugu. Ndagira ngo rero twanzure ikiganiro utubwira uko mubona ibyubatswe. Abantu babikanga ngo hari igihe twazasubira inyuma, bahora muri icyo kintu cyo kwibaza icyo kintu. Ibyo urabivugaho iki, unabihuje n'insanganyamatsiko twaganiriyeho? Abo ni uguhumuka yuko ibyubatswe n'abanyarwanda baracyahari, baranaba benshi. Ubu ngubu baranajijuka birushaho, bariga n'ibintu nk'ibyo. Tuzubaka n'ibindi. Ubutumwa rero naba hano buhi, turangwa iteka no kuvuga ngo duhaguruke dukore ni ibyacu. Niba wejeje tone 2, wige nakora iki kugira ngo nzoze ariko ikibazo iyo babonye nka Honorable Musoni uri mu nararibonye z'abanyapolitiki bavuga batageze mu myaka ya pension, batangira kwibaza bakavuga ko se bite ako kantu nako nagiye kukavuga bite byo ku ibaza ati abantu baratuyoboye bagenda badufasha, turabona bageze mu myaka yabo mikuru, ugasanga nyine bibaza ibikurikiraho. Bikurikiraho niyo mpamvu noneho ndi umujyanama, ubwo hari abandi bakora. Bakomeze baze tubagire inama, natwe tubegere. Ni nayo nama ubu navugaga, ntitukwiriye kunyurwa amanuma. Rwose ibyo dufite ni byiza, ariko ntitubirageza aho dushaka kujya. Thinking big iracyahari, kandi turimo turabishoboye. Tuzasigisira ibyagezeho bo kugira ubwoba, ariko tuzagomba kubyongeraho. Tugahora iteka tuvuga ngo ko nageze kuri iki ngiki narenzaho nta n'ikindi. Uyu munsi w'ubwigenge rero bawufate bati? Navuze ko ni umunsi wo kuzirikana aho twavuye, kuzirikana aho turi, no kuzirikana intege nke tugifite dukeneye kurandura, guharirwa kugira ngo tubikore. Tugire ubwigenge politike, ubwigenge ekonomike, n'ubwigenge mu muco. Nkeka yuko mu muco no mu ekonomi haracyari muri bimwe dukeneye kuzakoraho. Ni nayo mpamvu tujya tuvuga ngo kwibohora bihoraho. Itariki nke tuzaba tubyibuka tuvuga tuti ariko turacyafite indi nzira yo kwibohora.